ijambo ry'Imana turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Yes. Igice ni cya 61 umurongo wa 2 bonyine, hanyuma dusenge Imana. Yavuzwe n'umuhanuzi Yesaya, avuga abwirijwe n'umwuka w'Imana, ni amagambo y'ubuhanuzi, ariko nubwo handitse ngo ku mwuka w'umwami Imana ari kuri jye, ntabwo ari Yesaya ubwe wivugaga. Mwabyumvishe? Ntabwo ari Yesaya wagiraga gute ahubwo bwari ubuhanuzi bwahanuraga undi, ari wende, ari we Yesu. Ubundi iyo usomye iki gice wenda ukageza ku murongo wa 7, were ku murongo wa 1 ukajya ku murongo wa 7, turavuga ku murongo umwe gusa wa 2, ariko iyo uhereye ku gice cya mbere ku murongo wa 1 ukajya ku murongo wa 7 uhabona amagambo Yesu yavuze twongera gusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 4 uhereye ku murongo wa 18. Nubango aya Yesaya yavuze ari ubuhanuzi, ariko noneho Yesu bwaje agira gute ayivugira ku mugaragaro. Ubundi aya magambo, haleluya, haleluya, ubundi aya magambo ari amagambo ngo kuko umwuka w'umwami Imana ari hehe, ari kuri jewe. Na magambo yavuzwe na Yesu, ariko Yesaya we yavugaga ari ubuhanuzi, ariko buhanura nde? Buhanura Yesu. Ibyo mvuga turi kumwe, abenyuma turi kumwe, turimo turabyumvikana. Ni ukuvuga ngo rero ariya n'amagambo iyo bita mu Gifaransa ngo ni discours programme, discours programme, cyangwa se igihe cyose iyo umwami yimye cyangwa yimaga, cyangwa n'uyu munsi ya perezida w'igihugu yatowe, perezida wa repubulika yatowe, agira umunsi wo kurahira, siko? Haleluya, umunsi wo kurahira ahita avuga gahunda yose afitiye igihugu. Yesu ashimwe. Ahita avuga gahunda ye, nicyo bita discours programme. Mbega ni amagambo ariko arimo gahunda y'ubuyobozi, cyangwa se y'icyo gihe, iyo manda yose ahita avuga mbega gahunda agize gute afitiye abaturage, sibyo? Cyangwa se afitiye abazayobora. Murabyumva? Na Yesu rero ariya ni amagambo akomeye, kuko ni discours programme ye. Ni ukuvuga ngo yavuze ibyo azakora byose, azakorera abantu. Haleluya. Kandi ntabwo ari Abisirayeli gusa, ni abamwizeye bose bo mu isi. Vuga ngo amen. Vuga ngo nanjye ndimo. Haleluya. Natwe turimo. Nuvuga ngo yavuze byinshi, ariko ndashaka ko twivugira kuri uriya murongo wa kangahe, wa 2 wonyine, nk'intego y'iki giterane. Umurongo wa 2 yaravuze ngo kuko yaje kumenyesha umwaka Uwiteka agiriyemo iki imbabazi, kandi ngo yaje kugira gute, yaje kumenyesha ko imbohe zigira gute. Nibyo niko wasomye eno. Icya gatatu turavugamo ibyo bintu uko ari bitatu. Icya mbere yaje kumenyesha umwaka w'imbabazi zande z'Uwiteka. Haleluya. Aza kandi kubwira imbohe ko zigize gute ziboho. Aza kandi kubwira kugira gute guhoza abarira bose. Vuga ngo nanjye nari ndimo. Vuga ngo nanjye nari ndimo. Niba hari urimo kurira, nawe uyu munsi wa none Yesu yiteguye kugira gute kuguhoza, kuko ntabarira bangahe, ntabwo ari bangahe, ntabwo ari 2, ntabwo ari 3, ni bangahe bose. Nawe yiteguye guhoza amarira yawe yose. Haleluya, haleluya. Abo baririmbyi bacu bafite indirimbo ivuga ngo niwe mwami ukurengera ntagucyurire. Haleluya. Ngo niwe mwami ukurengera ntagucyurire. Niba karirimba mwese murahaguruka ndabizi. Niwe mwami ukurengera ntagire gute ntagucyurire. Agaba agashyiraho ngo na ya marira yawe yagize gute yarayabonye. Yesu Kristo rero amarira yawe yagize
yagize gute yari yabonye, kuko yaje guhoza abarira bangahe bose. Imana ishimwe cyane. Imbabazi z'Uwiteka, umwaka Uwiteka agiriyemo imbabazi. Imana ishimwe. Umwaka Uwiteka agiriyemo iki? Imbabazi. Ushobora kuba se ngo ubungubu n'uyu nguyu utahari ni wa mwaka wawo ninagize. Reka da, ijambo ry'Imana riravuga ngo imyaka 1000 ku Mana, umunsi umwe ku Mana kandi ni nk'imyaka. Siko bimeze? Ubugereranije ko nkuruta sha, ndakuruta pe, ariko ubu nanjye ubanza nta n'umunota ndamara imbere y'Imana. Weho n'udusegonda ukurikije. Ubwo rero ni ukuvuga ngo niba ari muri uwo mwaka urumva ko umwaka utari washira. Haleluya. Umwaka w'imbabazi z'Uwiteka nturagira ute? Nturashira. Ko mwese nta uramara umwaka. Ngaho bwira mugenzi we ngo nta mwaka uramara. Utubwa imbabazi z'Uwiteka zigize gute? Ziracyari kuri wowe. Haleluya. Uwiteka Imana yiteguye kutugirira imbabazi. Haleluya. Akabohora n'imbaho zose. Imana ishimwe cyane. Bya bindi byose bikubashe Uwiteka yiteguye kugira kubikubohora. Imana ishimwe cyane. Kandi yiteguye kugira gute? Kuhoza abarira bose. None ndagira ngo ndutoje. Yesu ashimwe. Nze nukeneye imbabazi z'Uwiteka. Si turi mu mwaka w'imbabazi? Haleluya. Turi mu mwaka w'iki? W'imbabazi. Kandi Imana yiteguye kuguha imbabazi. Ahubwo ikibazo gusa abantu tugira cyane cyane Abanyarwanda, ntabwo tuzi gusaba imbabazi. Ariko bwira Imana ngo Mana ko mbabarira na bya bindi byose, na twatundi twose, na bya bindi byose byakugoye. Bwira Imana ngo Mana mbabarira. Haleluya. Kandi yiteguye kukubabarira n'ukuri. N'ibyaha byose yiteguye kubibabarira. N'amakosa yose na y'amafuti yose yiteguye kuyababarira. No kwa gusubira inyuma kose yiteguye kukubabarira. No kwa kugwa kose yiteguye kukubabarira. Yegora yiteguye kukubabarira kandi akaguhoza n'amarira. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Yiteguye kuguhoza amarira yose. Yiteguye kuguhoza, yiteguye kukugirira neza, ikagusohora aho hantu boheye, wumva uboshye, wumva uruhiye, wumva nuko bavuga baririmba bashima Imana babyina, ukumva wowe reka da urahaboheye. Ariko Uwiteka yiteguye kukugirira neza. Yesu ashimwe. Na za ntege nke zose Uwiteka Imana yiteguye kukugirira neza. Ubwo se twasenga Imana muhombeka amaso dusenge. Haleluya. Muhombeka amaso dusenge. Ngaho rambura ikiganza dusenge Imana. Rambura ikiganza pe. Haleluya. Umuntu wese wumva akeneye amasengesho y'umwihariko narambure ikiganza mu izina rya Yesu. Haguruka warambura ikiganza. Haguruka tugusenge. Haguruka dusenge Imana. Haguruka muhumura ntacyo bitwaye. Haguruka dusenge Imana. Humura ntacyo bitwaye. Warambuye ikiganza cyawe kandi Imana yiteguye kugira neza. Humura birashoboka ko wasubiye inyuma, birashoboka ko utari wakira Yesu, birashoboka ko amena. Nimuze hano mwigire. Muze hano dusenge Imana. Mwigire munyegere bana banjye. Mwigire hino gusa. Ariko mwabahaye umwanya ubundi. Kera Samuel yakundaga kwihuta. Man. Ariko none Samuel ntakihuta. Haleluya. Nimuze twisengera Imana. Bantu mwese ze mu ntege nke, abantu mwese mwumva mukwiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, abantu mwese mwumva ukeneye amasengesho y'umwihariko, ngwino dusenge Imana mu izina rya Yesu. Ngwino twisengera Imana. Bitwaye Yesu cy'ubundi. Kwisengera Imana. Nyamuneka mwamuhaye inzira akiyizira, niba udashaka kuzamuha inzira yizi. Se mwe mwamuhaye inzira akiyizira. Nimwipfukamire bana banjye. Mwigire imbere ku kirago rwose. Mwigire imbere. Imana ibahe umugisha. Mwigire imbere ku kirago. Mwigire imbere. Imana ibahe umugisha. Muhaguruke itorero twese natwe Imana itwambika imbaraga. Umuyobozi w'itorero igira hino, ibindi byose ni wowe biyobora. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Arakoze. Tubanze dukomera Imana amashyi menshi cyane. Shimira umukozi w'Imana.
kandi dushimire n'aba ngaba bemeye gupfukama. Hari icyo Imana igiye gukora mu mitima yanyu. Kandi nongere nsabe abanyetorero mwese muhaguruke, kuko tugiye gusenga isengesho rikomeye cyane, isengesho ry'umugoroba icya mbere. Haleluya. Izi mbabazi z'Imana irigize itegeko muri iri teraniro ku bantu. Bishatse kuvuga neza ngo abantu bakoze ibyaha, abantu baguye, abantu basubiye inyuma, Imana itanze itegeko ry'imbabazi kuri bo mu izina rya Yesu, ku babyemeye baciye bugufi mu izina rya Yesu. Hereza Imana icyubahiro kubw'imbabazi z'Imana. Umva ikindi cya kabiri, Imana igize itegeko. Imana ishizeho itegeko ngo ku bantu barira b'i Siyoni nabo ibashyireho itegeko rivuze ngo ntabwo murongera kurira mukiva muri iki giterane. Rambura ikiganza uhereza Imana icyubahiro niba ubyumvise. Itegeko, iyo bavuze itegeko riturutse ibwami, rigomba kubahirizwa uko biri 100%. Biravuze ngo Imana itanze itegeko ry'ab'i Siyoni barira, kubambika ngo ikamba mu cyimbo cy'ivu, icyimbo cy'ubwirabure Imana ihatanze. Amina. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turagushimye kandi turaguhimbaje. Ijambo ryawe ni umucyo, ijambo ryawe ni itabaza, ijambo ryawe ni umuriro ukongora, kandi ijambo ryawe rirakiza. Niyo mpamvu muri iri teraniro twongeye kumva tangazo riturutse mu bwami bwawe, tangazo rimenyesha abari muri iri teraniro ko uyu mwaka ari umwaka w'imbabazi, uyu mwaka ni umwaka wo gukizwa, uyu mwaka ni umwaka wo kukwegera, uyu ni umwaka wo kubabarirwa ibyaha, uyu ni umwaka wo kukugarukira, abantu bakezwa, abantu bagakizwa. Kandi uyu mwaka usinyiye itegeko ryo guhoza abarira, itegeko ryo kwishyurira abafite amadeni, itegeko ryo kubakira abantu amazu, itegeko ryo gutuma abana biga bakarangiza, itegeko ritanze muri iri teraniro. Haleluya. Itegeko ry'umugisha urisezeranije Yakobo n'urubyaro rwe, itegeko ry'ab'i Siyoni, abafite ibibazo, abafite intimba, abafite agahinda, abafite amadeni, urabishyuriye muri iri teraniro. Iryo ni itegeko teka utanze muri iri teraniro. Haleluya. Itegeko ryo kuvura abafite imvune zo mu mitima, nabo Satani atwaza igitugu, turagushimiye ko nabo Satani atwaza igitugu ubabohoye mu izina rya Yesu. Wongeye kubambika imyambaro myiza, imyambaro yera. Turagushimiye, tukuramburiye amaboko Yesu. Turagushimiye kubw'agakiza utanze, kubw'imbaraga utanze, kubw'umwuka wera utanze, kubwo ukanguka utanze, abapfuye urabazuye, abasivira kanguye, kubw'umwuka wera twahawe mu izina rya Yesu. Tukuramburiye amaboko kandi tugukomeye amashyi, kuko ni Imana nziza, Imana ikomeye, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, mu izina rya Yesu. Amen. Bwira mugenzi wawe ngo Imana irabikoze. Haleluya. Mubwire ngo Imana ikugarutseho.